mwaka 2025 nibwo njyewe Kabonyo Kubukubu muzehe kwizinishwe Samuel naherekeje umubyeyi boss papa ariwe Alain Mukurarinda yitabye Imana umwaka washize. Tuza kumushyingura kwirimbi rya Paroisse ndetse Irurindo. Umuhango mwara gukurikira ko byagenze kuri 3D TV. Kigiye yaherekejwe n'ikipe ye yitwa Tsinda Batsinda FC, abafana ba Rayon Sport, aba PRFC n'abamavubi bose baje kumerekeza, by'umwihariko n'abakora muri guverinoma nk'umuvugizi wa guverinoma Yolande Macron nawe yari ahari cyane, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Nibwo rero iki gihe tujya naherekezwa mu cyubahiro, ashyingurwa neza nk'umubyeyi wakoreye igihugu ndetse n'abanyarwanda. Harashize rero amezi atari make yitabye Imana, ndetse nta musimbura afite, nta muntu wamusimbura ku murimo yakoraga, dore ko yari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Amashyi alhamdulillah, avuga ngo ikira Imana ishimwe, glory be to God. Louange à toi, Seigneur Jésus. Uwela Jean Molise, umunyamakuru wa SKFM. Wowe wirukanwe nande? Ndashaka kukubaza, wirukanwe nande? Ese niba urabonye umaze iminsi utaza kuri liste, warabajije uwaguhaye akazi? Ariko warabajije, turetse ayo magambo yawe wiruga ugenda uvuga hirya no hino ubwira abakinnyi, warambajije ngo ko ntaheruka gukina? Kabandi bose se bambazaga inbox ko ntaheruka gukina bimeze bite, tukabasobanurira impamvu ya story n'ibiki. Ese niba ureba filime ibyo twagukinyeho nizaguha umugisha, ariko tubane mu mahoro. Mpura mu kanwa, sinjya nkuvuga nabi, nawe urekere kumvuga nabi. Ikindi, izina biyayo ndari kwiyamye, ni iry'intimba ya Ravi, ni iry'igihangano cyanjye. Ngira ngo urabyumva, sinongere kubona hari ahantu hamwe warikoresheje. None ahita uhindurira YouTube yawe uyita iryo zina ryawe wumva rirenze rindi, kuko iryo naguhaye wumva ntacyo ryagufasha, nta n'umusaruro ryakumarira, nta nicyo nanagufashije. Yewe iryo zina rireke, iryo zina naguhaye nakwise. Muranzi Yesu no Mitso Boy P onika swezi bashobaka basuza bana mugisha kandi ikomeze ibarinde nidege mu TV nshobora kwesanga mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout aussi à ce moment, at this moment je suis avec moi-même ndanga handi imbere yanyu kugira ngo mbabwire byinshi bijye bitandukanye, byinshi bikomeye cyane ariko kandi binaryoshye cyane. Ni breaking news, n'amakuru angezeho meza cyane, amakuru ashimishije ku bakunzi ba hip hop, amakuru ashimishije ku bakunzi umunyamakuru Uwera Jean Maurice. Ni byinshi kuri bigiye bitandukanye tugiye kumenya, ariko none menya ko Global Link Education tugufite offers nyinshi zo kujya mu gihugu cy'Ubushinwa kuri full scholarship, muri bachelor's, masters ndetse na doctora. Tukaba tugufitiye na partial scholarship, tugufitiye scholarship zo kujya mu gihugu cy'Ubutaliyani, South Korea ndetse na Poland. Tugushakira visa mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, ukabona Schengen visa, ukabona visa zo kujya muri Amerika n'ibindi bigiye bitandukanye muri Afrika. Dukorera ngaha i Nyamirambo muri Maison Trésor. Udukeneye ni kuri iyo nimero kabisa, ubundi ibintu bikagenda fresh sana. Twitwa Global Link Education. Njya ngitwa Sombrero cyangwa se Kabonyo cyangwa se Kubukubu, unyite hamburger, unyite nsoro, unyite sashimi, unyite pfundi, unyite mushroom. Nagarutse rero uriya mwaka 2025 nibwo njyewe Kabonyo Kubukubu muzehe kwizinishwe Samuel naherekeje umubyeyi boss papa ariwe Alain Mukurarinda yitabye Imana umwaka washize. Tuza kumushyingura kwirimbi rya Paroisse ndetse Irurindo. Umuhango mwara gukurikira ko byagenze kuri 3D TV. Kigiye yaherekejwe n'ikipe ye yitwa Tsinda Batsinda FC, abafana ba Rayon Sport, aba PRFC n'abamavubi bose baje kumerekeza,
by'umwihariko n'abakora muri guverinoma nk'umuvugizi wa guverinoma Yolande Macron nawe yari ahari cyane n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Nibwo rero iki gihe tugimana araherekezwa mu cyubahiro ashyingurwa neza nk'umubyeyi wakoreye igihugu ndetse n'abanyarwanda. Harashize rero amezi atari make yitabye Imana ndetse nta musimbura afite, nta muntu wamusimbura ku murimo yakoraga, dore ko yari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Amashyi alhamdulillah, avuga ngo ikira, Imana ishimwe, glory be to God, louange à toi Seigneur Jésus. Uwela Jean Maurice, umunyamakuru wa SKFM, mwamenya akora kuri RBA, abenshi mumuzi akora muri hoteli mu Kinigi mu karere ka Musanze, ni mukuru wa Tuyishime Joshua, nyakwigendera Imana ikomeze umutuza heza, Papa Crystal na Papa Chloe J Polly. Uwela Jean Maurice, benshi mwamumenye ari marketing manager wa hitwa Minjo no Kumbya mu karere ka Nyamasheke. Ubu ngubu Uwela Jean Maurice, breaking news, niwe usimbuye Alain Mukurarinda mu byemezo by'inama-minisitiri yabaye uyu munsi. Uwela Jean Maurice ni umuvugizi wa guverinoma wungirije. Kuri nyewe ni inkuru ishimishije, ni inkuru y'agaciro. Uwela Jean Maurice turi inshuti y'umuryango. Uwela Jean Maurice nagiye iwe arangaburira, icyo kunywa ndanywa. Uwela Jean Maurice ni umuntu wubaha, ni umuntu uca bugufi, ni umuntu ukunda abantu mwese mumuzi muramuzi. Ubundi Uwela Jean Maurice ameze nk'umugabo witwa Kwizigira Jean Claude Mystari, ni abagabo b'imfura cyane. Uwela Jean Maurice Imana yakoze kandi yakoze ibitangaza, kwibuka imirimo wakoze. Igihugu cyacu dukunda cy'u Rwanda kikagurira icyizere binyuze mu mubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame. N'ifoto ye mwayibonye kabisa, yambaye agakoti keza cyane, ikoti ryiza cyane. U Rwanda ni igihugu gifite perezida mwiza ku isi kabisa. Kubw'icyizere rero, urukundo rwa kibyeyi His Excellency Paul Kagame ndetse na guverinoma babonye, basanze imirimo Uwela yakoreye igihugu n'abanyarwanda, akwiye no gukomeza gukorera igihugu nk'umuvugizi wa guverinoma yacu dukunda. Ndishimye, ndanezerewe, na congratulation kuri Sam Karenzi kuba umukozi wenyine yagiriye icyizere akagerwa umuvugizi wungirije wa guverinoma. Congratulation ku bantu bose muri SKFM, mwese kabisa bibagereho. Ariko by'umwihariko congratulation ku bakunzi ba hip hop. Uzi neza ko Jay Polly ubwo yitabaga Imana, Uwela Jean Maurice avuga ko Jay Polly ari Goma, hari indirimbo nyinshi yakoze kubera Jean Maurice. Inganzo Jay Polly avuze ko ayikora kuri Jean Maurice. Ndishimye, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Uwela Jean Maurice agaragaze n'urukundo rwa hip hop. Ndagusabye mbikuye ku mutima, mbabarira ndakwinyenze basi uzategura igitaramo byibuze rimwe cyo kwibuka umuvandimwe Jay Polly. Ndakwingenze ugiye muri guverinoma, ubu ka Kigali kwikodesha byakorohera, umunsi umwe umwe uzategura igitaramo cyo kwibuka Kabaka. Congratulations, bikuye ku mutima. Kandi ibindi ni bifu yeruye, urwango rwaje hagati y'umukinnyi wa filime akaba umuherwe kazi Jojo n'umukozi we yakoreshaga, abenshi muzi nk'umunyamakuru wo kuri Big Town ukoraga kwa Bakti
ngo niwe wandikaga filime akanayidirectinga bashwanye. Aya ni amajwi y'ibyo Jojo amubwiye. nabonye Ejo nkuru ikiganiro nzayinjiramo neza. wakoze Imana bamugisha kandi ikomeze kwishongora barinde. rwose Nitwa P wakoze Onika Swesnixi. ariko ikibazo cy'amatsiko nagize nshaka kubaza Kataro katavuga ari insoro sashimwe flash papa Shema project. yarirukanwe Eyo. amaze iminsi adakina So mbrero ubu se Joboy Claudine yoto yarirukanwe Samboy basumba mahoro mwagendeye Sumba nyine boy aka yarirukanwe Mr Kubukubu Kabonyo the game changer wowe the odd one. wirukanwe nande Mani bahumugisha. ndashaka kukubaza wirukanwe nande ese niba warabonye umaze iminsi utaza kuri liste warabajije uwaguhaye akazi ariko warabajije turetse ayo magambo yawe wirirwa ugenda uvuga hirya no hino ubwira abakinnyi warambajije ngo ko ntaheruka gukina kabandi bose se bambazaga ko bambazaga inbox ko ntaheruka gukina bimeze bite tukabasobanurira impamvu ya story n'ibiki ese niba ureba filime ibyo twagukinyeho wabonye ari bikwirukanisha cyangwa nibigaragaza ko uzagaruka ari ukubera story ese koko biya warirukanwa niba hari ikintu kimbabaje ni ukuba naragufashije njye nabifasha nko kugufasha kumbe wowe ahubwo urumva ari wowe wamfashije ndashaka kubaza iki kibazo kindi njya gukora iyi filime intimba ya Ravi washoye angahe washoye mangahe wowe waba wari hari inkunga wanteye amafaranga yo kugira ngo nshore ese njya kuyandika wazanye igitekerezo uza aho yandikiwe cyangwa naragufasha ndakubwira ngo ngwino dukinane nkukinisha ibintu mbona ushoboye nkukinisha ibintu mbona wakora neza ugakundwa ese icyo gihe mbigukinisha ntago ari impuhwe nari ngufitiye biya nari nabuze undi muntu unkinisha muri timu yanjye wabagamo wowe hari ubwo wabaga muri timu yanjye kugira ngo ngukinishe ntago ari impuhwe nari ngufitiye koko ugatinyuka ukavana mu kanwa kawe ngo uri umwe mu batumye filime yanjye ikundwa nta n'isoni biya ese ntabwo uzi gutandukanya sapota ntabwo uzi gutandukanya main character wowe uri Shema uri Ravi noneho na best support yakavubaye ari Aline ni urwanya urukundo rwacu wowe kuba narakwiyegereje tugakinana narakuzamuraga naragufashaga ariko iyi saha ngo uhaye izina usigaye utambuka abantu bakakwitabiyayo aho kugira ngo ku mutima wawe uvuga uti Jojo yaramfashije ampaye izina reka ndikoreshe neza ndibyaza umusaruro wowe ahubwo kubihindura ko wowe ari we wamfashije sibyo wowe waramfashije watumye filime yanjye itera imbere izamuka ukanatinyuka ukabivuga mu kanwa kawe njyewe biya njyewe kugira ngo mbone izina nakinye umwaka urenga nkinira ubuntu nta natike bampa umwaka urenga nkinira ubuntu nshaka izina nitegera nta tike bampa wowe nta munsi rumwe uritegera nguha amafaranga 10,000 biya nguha amafaranga ngahe 10,000 uko waje gukina ndagufashije abantu barakumenye uratambuka bakakwitabiyayo aho kugira ngo uvuge uti uyu muntu wampaye izina reka mushimire uratinyutse ngo bampagaritse muri filime ngo kandi ari ngiye watumye ikundwa ngo ndi mu bantu batatu koko reka nkubwire iki kintu ubwonko bwawe buragushuka niba ari nuko utekereza ntago uri mu batumye filime yanjye ikundwa ahubwo ngewe nagukinishaga ibintu nshaka ko abantu bagukunda noneho kugira ngo uhindukire unshimire urumva ari ku bushobozi bwawe urumva ari we wagize uruhare ngo filime ikundwe biya niba hari ikintu kimbabaje niki ndababaye ako nta nubwo mbabaye cyane kuko hari igihe ufashe intashima hari igihe ufashe umuntu udashima izina twese niryo twaharaniraga iyo umaze kugira izina rigufasha kugera kure rigufasha gukora ibindi bintu bigacamo byagufasha no gukora ibyawe bigakunda twese muri filime ntabwo twakinye dukinira amafaranga twakiniraga ubuntu njye mamamya n'umutima wanjye wose ko amahirwe naguhaye njye ntigeze nyagira ariko nabikoraga nzi ko hari igihe nutangira gutambuka abantu bakaguhamagara izina nakwise numvaga hari igihe uzanshimira numvaga hari igihe uzajya mu bitangazamakuru ukavuga uti Jojo n'umwana mwiza yaramfashije nabonye izina ubu ndi kuribyaza umusaruro ntabwo nari nzi ko igihe kimwe uzahindukira ngo ujye kuvuga mu bakinnyi ngo narakwirukanye naraguhagaritse tutavuganye njye utazi icyo ntekereza nuko inkuru imeze nurangiza ngo ujye gukora ikiganiro nka kiriya bakubaza ngo kuki wahagaritswe muri filime ngo ugatinyuka ngo uri mu bantu batumye ikundwa ese uramutse urimo bwo ntabwo ushobora kwibuka uwo muntu wakugiriye neza wagufashije akagushyira muri iyo projet njyewe iyi saha tuvugana ndacyashimira abantu bamfashije
ndacyashimira abantu banshyigikiye nkabona izina ariko wowe aka kanya utangiye kwibirindura donc ntama cyakora uratangaje wa musore we reka ndekera aha ntacyo kuba ntacyo nakumariye kuba ntacyo nagufashije mu buzima bwawe kuba ntacyo rwose reka mbyemere ntacyo bibaho ko wafasha umuntu ntabone ko wamufashije ni ibintu bisanzwe icya mbere nkwiyamye ku bihangano byanjye nkwiyamye ku cyitwa igihangano cyanjye sinzongera kubona hari ahantu mentioninga intimba ya Ravi ntabwo twafatanyije kuyishoramo ntitwafatanije kuyandika bubu bwa mbere n'ubwa nyuma numva uvuga intimba ya Ravi icya kabiri nkwiyamye ku izina biyayo sinzongera kubona hari ahantu na hamwe urikoresha rigura natinyutse ufunguye YouTube channel uyise biyayo utanabimbwiye utanabinsabye noneho urumva ko gasuzuguro kawe ufite izina ngewe niyandikiye nishakiye uratinyutse YouTube uyise biyayo ugiye no kumvugiraho cyaza umuntu niba hari n'ugushuka umuguru uti wanshutse nabi nkwiyamye ku izina biyayo niba udashaka kubona uwundi we noneho nkwiyamye ku izina biyayo iriya YouTube uyita irindi zina nushaka ujya utuka mpaka ryari ariko nibwo uzabona undi we ninongera kumva wamvuze mu kanwa kawe uzambona uzagira gute uzambona filime ni yanjye mfite uburenganzira bwo gushyiramo uwo nshaka wese nkirukana uwo nshaka wese usibye ko nta n'umuntu nakwirukana nta n'uwo nirukanye nabo ubona badakina twaravuganye nababwiye ko bazagaruka wowe wigize nyine ikinani wumva kurenze ni wowe utarigeze umbaza kandi story zirahari uzarebe no mu bintu twakina nta hantu na hamwe bigaragara ko wirukanwe ariko ubwo bwiyemezi n'ubwirasi ufite nushaka kubireke ibi bintu dukora n'abantu dusabwa abantu niyo umuntu yagufasha ntunabone ko yagufashije ahubwo ukajya kwigamba ko ari wowe umufashije sava ariko icyo nkubwiye cyo sinongera kubona hari ahantu nahamwe ukoresha biyayo ni izina ryanjye ryo muri filime yanjye ngira ngo urabyumva neza ibyo ndi kuvuga nkwiyamye kumvuga nkwiyamye no kumentioninga ibihangano byanjye genda ukora ibyawe Imana izaguha umugisha ariko tubane mu mahoro nkura mu kanwa sinjya nkuvuga nabi nawe urekere kumvuga nabi ikindi izina biyayo ndari kwiyamye ni iry'intimba ya Ravi ni iry'igihangano cyanjye ngira ngo urabyumva sinongera kubona hari ahantu hamwe warikoresheje none ahita uhindurira YouTube yawe uyita iryo zina ryawe wumva rirenze rindi kuko iryo naguhaye wumva ntacyo ryagufasha nta n'umusaruro ryakumarira nta nicyo nanagufashije yewe iryo zina rireke iryo zina naguhaye nakwise noneho wakubwira imbaraga byamfataga kugira ngo ngushakire ibintu wakina neza uwakubwira umuhate ngewe nari mfite kugira ngo wamamara utere imbere biya uwakubwira sha urambabaje pe urambabaje ubimenye